Ko abantu bose banyoye ibinini. Ba proud yuko Imana yakugiriye impuhwe. Yafashe inda yakayishyiramo umuntu nyuma y'ibyaha byose wakoze. Reka twese turi abanyabyaha. Ahubwo uburyo tushobora mu kubihisha. Ubaye ubizi neza ko uri umunyabyaha nawe wabikoze. Nago waza kubicyurira abandi. Njye nemera cyuko umuntu turumbutse hari akazaga gutuka. Uri indaya, uri umujura. Niwe wa mbere ububikora. Kubona umuntu ajya kuri social media akirirwa yirata ngo bwari female. Akirirwa ukanga isi waciye ibiti n'amabuye ngo ngiye ngo ndi female ngo ngiye ngo ndi shwa ko mbyara ngo n'umugabo wantwara. Ngo shwa ko mwana atari ikinege. Wagiye kumubyara uko yamaze ngahe baramaze kunywa ibinini bingana iki wenda wamukuyemo biranga so ushobora mukuyemo bikanga ushobora kunywa ibinini ntibigufate ibyo bintu byose birashoboka rero wihirwa ukanga isi waciye ibiti n'amabuye ngo uri female wongeye sinamukuyemo naramureze ngo simeze nkamwe babakuramo bro turi sure ko uwo mwana wamubyara ukuyemo bangahe wari ukuyemo bangahe